yoherejwe na Manafood ohereza abayegenti bacu binjireyo nona urebe filime iyi ni filime nziza, ni filime y'ubwenge yasobanuye n'ubusobanuzi namwe muri kumwumva. Mushaka amazina y'iyi filime mwakwandika muri komenti ngo rimwe yitwa ndi, rimwe yitwa ngo iki, ngo tujye kuyishaka cyangwa se tube twanayigura. Uko niko bimeze. Uragiye kuza filime y'ubwenge ya kabiri, uretse muri filime y'ubwenge ya kabiri ukuri twika imaraho bya bindi bya danje. Mubikeneye mujye munyanditse muri komenti ngo ni iye yitwa ndi. Jondo mu maso buretse deposation. Iyi ni ya kabiri. Mushaka muri komenti mwakwandikamo ngo kabiri yitwa ndi, yitwa gute ko twayikunze, ko imeze neza. Uko niko gahunda zimeze. Hagiye kuza indi twika imara noneho ya danje biranga film turumosambe bigabo nibihi. Okay, nkuko mubizi iyi ni ya gatatu. Ukeneye amazina yawe wakwandika ngo gatatu yitwa ndi, yitwa ngo iki ko tuyishaka. Uko niko muzajya mwandika mu makomenti. Ubonye uyikunze, ubonye kuryoheye wakwandika ngo gatatu yitwa gute, yitwa ngo iki, ese twayikura hehe, ngahita mbibabwira muri kimwe cyose. Iyi ni ya kangani ya kane imeze neza. Zamuka imufata gutya cyabaye banaro munigani furo hakuna babari gushutinga babireba banaro kubanya ingoto ya mbibabwira. Izo ni filime ngomba kubereka zose ndaziberetse. Nimukenera amazina yazo mwandike muri komenti ngo rimwe kabiri gatatu kane zitwa nguki, nzababwira byose. Ciao ciao.